komeza ibyiza niwe mwizero y'u Rwanda. Tariki ya 7 Gashyantare umwaka wa 2023 Akarere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba hatangiye umunsi wahariwe imbonezamikurire y'abana bato. Abayobozi batandukanye bakaba barasuye urugo mbonezamikurire ruherereye mu murenge wa Bigogwe hamwe na ICD Center y'Abasumba iherereye mu murenge wa Kabatwa. babo nabo barezi b'abana bagenda basimburana ku rugo umunsi ku wundi. Hanyuma dufite n'ahandi hantu dutangira serivisi mbonezamikurire, abo nababwiraga niba abana bageze mu kigero cy'inshuke. Hanyuma dufite n'uburyo twita kuri b'abana bari munsi y'imyaka 3 muri gahunda yitwa home visitation, aho dufitemo abana 289 bahabwa serivisi mu muryango mu rugo iwabo. Tubasura mu rugo kuko uwo mwana bataragera igihe cyo gutandukana n'umubyeyi, abakiri wa mwana wonka bagenda bahetse. Dusura ababyeyi, none hakaba ari bo tuganiriza ku buryo bwo gutangira gukangura ubwonko bw'umwana hakiri kare, uburyo bwo kwita ku mikurire y'umwana kugira ngo atazahura n'ibibazo by'igwingira. Muri make serivisi zacu zitangirwa kuri center, zigatangirwa mu ngo, zigatangirwa no mu rugo aho umwana avuka mu muryango. Murakoze cyane mubisobanuye neza. Nshimire abateze amatwi televiziyo Basumba. Hari umuturage wo mu mudugudu wa Giti Kinyoni utwoherereje igitekerezo ndetse n'ikibazo nagira ngo muze kumusubiza. Yavuga ngo mbese ni gute dushobora gutegura indyo yuzuye kugira ngo turusheho gukomeza gufasha abana. Nagira ngo muze kunyemerera umusobanurire ariko tunifashisha icyegeranyo mwateguye kijyanye n'imbonezamikurire cyangwa se kijyanye no gutegura indyo yuzuye. Cyambere byaturindiye abana bacu kuzerera mu nsisiro, bituma bakanguka mu bwonko. Twari dufite imyumvire mibi mbere twahugurwa, baje kuduhugura batugira inama y'ico twakora. Ubu tuzi guteka indyo yuzuye, umwana yavuye muhondo ubu rwose mu mirire myiza. Kwino akenshi dukorera abandi tukabyuka tugenda ntitubone umwanya wo gutegurira abana bacu indyo yuzuye. Tutarazana abana hano, abana bari babayeho nabi ko twajya mu kazi tukabasiga aho ngaho bakabura ibyo kurya, bakabura bitaho, hakaba n'abagize impanuka gutyo. Ariko aho bagereye hano mu gitondo turafata tukabazana, twagera hano tukigira mu mirimo ko tuba twizeye ko hano baragaburirwa, umutekano wabo uritabwaho, none hari n'ubumenyi bunguka. Bumva ko harimo itandukaniro mbere ko tubazana nuko bageze hano. Tugira inkoko kuri buri muryango. Imiryango myinshi y'akarere kacu ka Nyabihu yahawe inkoko mu buryo bwo gufasha kugira ngo abana babone igi. Hari gahunda yabandebereho aho abagabo bagira uruhare mu kurera abana batabihariye abagore gusa. Ibyo ngibyo bikaba byaravutse bishingiye yuko hari igihe wasangaga abagabo amafaranga hariho bamwe bishimira kuba bajya gufata agacupa nyamara batarebye kureba, batabanje kureba ngo mu rugo bahasize hameze gute.
icyambere ni ugukomeza kongera umubare w'ingo mbonezamikurire ariko zujuje ibisabwa. Ntabwo ari ugushyiraho ECD gusa kuko zigomba kuba 3 ariko ni ECD zujuje ibisabwa. Ikindi twifuza of course birajyana n'ukongera n'umubare w'abana bazibona nkuko nabivuze. Wenda mu gihugu dufite umubare runaka tumaze kugeraho urenga miliyoni, ariko abana bari muri iki kigero ubundi statistique iziheruka wenda inshyashya zizatwereka n'ibindi, duba dufite abana bagera kuri 1,200,000 hafi 300 birenga bari hagati y'imyaka 3 n'6. Uvuga ngo turacyafite umubare w'abana batarageraho izi serivisi, ariko hari n'abo dufite nabo navuze batarazibona ku buryo bwuzuye. Ni ngombwa rero ko dukomeza kunoza tukazibagezaho byo. Izi ngo mbonezamikurire ni gahunda yashyizweho n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, dushimira cyane, kugira ngo abana bacu bakure bakure neza, bafite ubuzima bwiza kandi bahabwa serivisi zagenwe gutangwa muri biriya bigo nk'uko twagiye tuzibona, zaba serivisi z'ubuzima, z'isuku n'isukura, zo gukangura ubwonko bwabo, n'izindi serivisi zitangirwa mu bigo mbonezamikurire by'abana bato. Nagira ngo nibutse ababyeyi ko ibi bigo atari kwa muganga, ntabwo ari abana baza baje kwivuza cyangwa baje gukira ibyo bibazo, kuko akenshi usanga abantu tubyitiranya ko ari ahantu bakwiye kuza kubonera ubuvuzi bubakura mu kugwingira n'imirire mibi cyangwa se ibibazo by'umwanda bahura nabyo mu ngo zabo. Icyo nshaka kuvuga nuko izi serivisi zikwiye guhera mu rugo ubwaho, noneho muri kiriya kigo zigakomerezayo, ariko mu rugo ubwaho izi serivisi zikwiye kuba zuzuye, zigahabwa umwana nta n'imwe ibuzeho. Rwose ibingibi ababyeyi bakwiye kubyumva, kuko ibibazo tugenda tubona bijyanye n'imirire mibi n'igwingira, imibare igenda igaragara ko iri hejuru, n'izindi mbogamizi tugenda tubona muri iyi gahunda, hari imizi y'ibyo bibazo dukwiye kuganiraho kandi tukabishakira ibisubizo tutabihariye leta. Hari ikibazo kijyanye n'ibiribwa bidahagije mu ngo. Ibi ngibi ni igisubizo dukwiye kubona nk'ababyeyi. Umwana akwiye kubona indyo yuzuye mu rugo kandi ihagije. Ikigaragara rero, ingo dusangamo abana bafite ikibazo cy'imirire, usanga iyo ukurikiranye ari ingo zitabonekamo ibyo kurya bihagije, nyamara atari uko byakabaye biboneka, ahubwo rimwe na rimwe bitewe n'ibibazo biri mu micungire y'urugo, mu micungire y'umutungo. Ugasanga abantu barahinga imyaka ariko barahingira isoko gusa, bakibagiza ko no mu rugo hakwiye kuboneka ibiryo kandi bihagije. Hari izindi ngeso nazo ziremereza iki kibazo. Hakaba ingo dusangamo, akenshi usanga urugo rurimo abana barwaye bwake cyangwa se bagwingiye, ugasangamo ikibazo cy'ubusinzi mu babyeyi, ugasangamo ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku micungire y'umutungo, ugasanga ikibazo cy'abana babyaye abandi bana b'abangavu
baterwa inda bakiri bato bataragira ubushobozi bwo kuba bakwita ku bana babyaye, bakamujugunyira nyirakuru, uwo mwana ugasanga afite ikibazo cy'imirire. Iyo ni imizi y'ibibazo dukwiye kwicara mu mudugudu mu masibo nk'uko twabonye hano batubwira ngo isibo iba igicumbi cy'imikurire myiza y'abana, tukicara mu isibo tukabiganira, tugahanurana, tugakeburana, umwana tukumva ko nk'uko mu ntero ya nyakubahwa First Lady avuga ati mufate umwana wese nk'uwanyu, buri wese afata umwana nk'uwe. Gwingiye ugasangamo ikibazo cy'ubusinzi mu babyeyi, ugasangamo ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku micungire y'umutungo, ugasanga ikibazo cy'abana babyaye abandi bana b'abangavu baterwa inda bakiri bato bataragira ubushobozi bwo kuba bakwita ku bana babyaye, bakamujugunyira nyirakuru, uwo mwana ugasanga afite ikibazo cy'imirire. Iyo ni imizi y'ibibazo dukwiye kwicara mu mudugudu mu masibo nk'uko twabonye hano batubwira ngo isibo iba igicumbi cy'imikurire myiza y'abana, tukicara mu isibo tukabiganira, tugahanurana, tugakeburana, umwana tukumva ko nk'uko mu ntero ya nyakubahwa First Lady avuga ati mufate umwana wese nk'uwanyu, buri wese afata umwana nk'uwe.